umunyarwenya Fahmesi yahishuye urugendo rw'ibitaramo bya Gens Comedy yatangije yifashishije ibihumbi 70 nayo yari yahawe nka Minerval. Ibi bintu mubyumve neza. Reka nongere mbaye ikaze kandi mbasuhuza abakunzi ba AD Group. Nk'uko mubizi tubagezaho bimwe mu biri kuvugwa hirya no hino mu myidagaduro cyangwa se bimwe mu biri kugenda bicicikana mu bafana b'imyidagaduro cyangwa se abakunzi bayo. Nitwe dukunda Junior Kevin. Uyu munsi wa none kabisa tugarukanye amakuru ashyushye, na amakuru duteruye ku mbabura. Rero na amakuru y'ibyamamare bigiye bitandukanye. Uyu munsi wa none ushobora kubanza kumenya ibyabo. Ni ibintu bikomeye cyane, aho tugiye kwibanda cyane ku cyo bita Gens Comedy. Aho turi buze kureba Gens Comedy ni igitaramo bwoko ki, amavu n'amavuko ya Gens Comedy turaza kureba witwa Arthur Nkusi icyo yaba yaramaze muri no Gens Comedy, cyane ko ayivugwaho. Arthur Nkusi ni umwe mu bantu bakomeye cyane bagize uruhare kugira ngo ino Gens Comedy ibe yabaho. Uyu munsi rero ndaza kubanyuriramo bikeya mu bijyanye n'ino Gens Comedy, aho turi buze kubireba byose kabisa. Turareba ukuntu Gens Comedy yatangiye ashoyemo amafaranga y'ibihumbi 70 yari ahawe ya Minerval cyangwa se amafaranga y'ishuri. Uyu muntu ni umwe mu bantu bafashe risk kabisa. Reka hirwe koko ni mu gihe, kuko yabashije kuba yafata risk kandi igira icyo imugezaho kabisa. Rero murabyumva kuntu Gens Comedy ni umwe mu bantu twavuga ni abahasara kabisa. Umuntu ujya gufata risk yo kuba yajya Minerval kugira ngo abashe gutangira umushinga kandi yawutangira ukagenda neza cyane. Ni imwe muri risk rero ikomeye cyane. Umunyarwenya Fahmesi yahishuye urugendo rw'ibitaramo bya Gens Comedy yatangije yifashishije ibihumbi 70 nayo yari yahawe nka Minerval. Ibi bintu mubyumve neza. Baramuhaye amafaranga ngo ujya kwishyura amafaranga y'ishuri, wahita yajyana kuyashora mu bijyanye na Gens Comedy kabisa. Kuri ubu ngubu bikaba biri kwinjiza rero asaga miliyoni cyane. Kuri uyu munsi haravugwa iki rero? Mu gihe Fahmesi ari gutegura kuzizihiza imyaka 2 ibi bitaramo bya Gens Comedy bibaye, nibwo yarushijeho kuba asobanura byinshi. Byifashe bite rero? Uyu manyarwenya yabigarutseho mu gihe byitezwe ko kuri tariki 21 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2024 hazaba hizihizwa imyaka 2 ibi bitaramo bya Gens Comedy bitangiye. Ni igitaramo cyatumiyemo rero abanyarwenya benshi bagiye batandukanye nka King wo mu Burundi, muramuzi cyane, Dr Hilary Okero umukabisa n'umwe mu bantu bo muri Uganda bakomeye mu bintu bijyanye no gusetsa cyangwa se no gushimisha abantu, Patrick Salvador wo muri Uganda. Aba bantu bo murabazi ni abanyarwenya kabisa bakomeye. Uretse babazaba baturutse hanze kandi mu banyarwenya bakomeye hano iwacu mu Rwanda hari abakunzi be, hari abakunzi ba Gens Comedy kandi bamushyigikira kabisa, harimo nka Rusine, Nkusi Arthur, Kiramana Dr Nsabi, Michael Sengazi n'abandi bagiye batandukanye. Abangaba tuzababona muri iki gitaramo ku ino tariki 21 kizabera muri Camp Kigali. Abantu mwese muzabe muhari. Kwinjira ni ya mafaranga rwose, ntago ari ibintu byinshi cyane, ngira ngo muri kubibona. Ushobora kuza nawe ugashyigikira Fahmesi kugira ngo akomeze kugenda atera imbere. Nababwiye ko nza kubabwira amavu n'amavuko ya Gens Comedy, ndugira ngo mutega amatwi iki kiganiro kabisa kuva gitangiye kugeza kirangiye. Amavu n'amavuko ya Gens Comedy rero ari mu bwoko ki? Mu kiganiro Gens Comedy yagiranye n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, yahishuye igitekerezo cya Gens Comedy cyamujemo mu mutwe mu gihe COVID-19 ubwo ibitaramo byahagararaga. Benshi mu bakoraga umwuga wo gusetsa bakayoboka filime mu gihe we byamunaniye. Fahmesi ni umwe mu bantu kabisa bicaye baratekereza, bakora igitekerezo cyiza cyane, bitewe n'uko yabonaga ko we ntago ari bujye muri industry ya filime cyangwa se ntago ari bushobore gukina filime, ahubwo ashoboye gusetsa abantu no kubashimisha. Nibwo yagize igitekerezo cyo kuba yashinga Gens Comedy. aha hantu muze kubyumva neza kabisa. Merci wakoraga urwenya yaje kugira igitekerezo cyo gushakisha abanyempano bashya ku buryo abategurira ibitaramo binini bazo bisubukura bakamwiyambaza akajya baha n'abakizamuka.
yes, murabyumva rero ni bimwe mu bintu bikomeye cyane Farumers yabashije kuba yatekereza. Rero hari abantu bagiye bamufasha, cyangwa se buriya iyo utekereje ikintu hari abantu kigezaho bakaba bagufasha kugiteza imbere, cyangwa se gukomeza kugenda kisunika kabisa. Farumers ni umwe mu bantu batekereje neza, ndetse abatekereje ntibatekereza gusa ahubwo bashyira no mu bikorwa. Narababwiye ngo ntabwo ibintu biba byoroshye. Rero muri abo bantu bakomeye cyane babashije kuba bamufasha ni Nkusi Arthur. Nkusi Arthur niwe wabashije kuba yamufasha muri ibi bitaramo bye, kugira ngo abashe kuba yabiha umurongo, cyangwa se yamugira inama mu byo akora, cyangwa se kugira ngo bibe byabasha gutera imbere. Arthur Nkusi yagiye ahaba rwose. Farumers uri mu banyarwenya bazamukiye mu bitaramo bya Nkusi Arthur yaje kujya kumugisha inama kuri uyu mushinga, amusaba ko baba abafatanyabikorwa ku buryo ibitaramo bye yajya amuha umwanya w'abanyempano bashyashya. Nuko yagiye kumuporopoza, ndababwiza ukuri. Yavuze ko nyuma y'uko Nkusi Arthur abasuye agashima impano zabo babyemeye kabisa, akabafasha kujya atangira kubamenyereza muri Seka Live. Ibi bintu ni ibintu biba ari byiza cyane ku muntu uwo ari we wese. Buriya umuntu naza kugana akwereka proje, akakubwira ati dore proje, ntukajye umusubiza inyuma, kuko ntuzi ejo iyo project ahantu ishobora kuzagera, cyangwa se urwego ishobora kuzageraho. Arthur Nkusi rero yabasabye yuko bahagarika kujya bitoza bonyine, ahubwo bagatumira n'abandi banyempano bari hirya no hino, bakaza bakiyunga, bakareba ko urwenya rwabo bakora rwakundwa n'abantu batari bakeya kabisa. Arthur Nkusi ni inama yagiriye uyu nguyu Farumers, kandi iyi nama mwabonye ko hari ikintu yaba yaragezeho kabisa. Murabizi kugira ngo umuntu abashe gukora ibintu ubone byaciyemo, cyangwa se byagenze neza, nuko aba yaraciye muri haso. Mwabantu mwe, nta kintu ushobora kuzageraho udaciye muri haso. Gents Comedy rero nabo babashije kuba baca muri haso zikomeye, kuko igitaramo cyabo cya mbere bagikuze ku itariki 21 Werurwe umwaka w'2022, nyuma y'amezi 4 abanyarwenya bitoza ariko batarabona igitaramo. Ari wowe wacika intege ujya muri rihaso cyangwa se mu myitozo ya buri munsi ariko utabona performance, ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu nawe ubwawe cyahita kiguca intege. Icyo gihe abanyarwenya bari bamaze kuba 32 mu gutegura iki gitaramo cya mbere, nabyo byari ibintu bitoroshye cyane, byari urugamba, kuko bari bafite abanyarwenya benshi kandi bose bifuzaga gukora bitewe n'igihe kinini bari bamaze badakora. Ibi bintu ni ibintu byari bikomereye uwitwa Farumers, wabanje gushakishiriza muri hoteli zigiye zitandukanye banze kumwakira ari benshi kabisa. Yigira inama yo kujya gutira ihema muri Art Rwanda ubuhanzi, dore ko uyu Farumers yanahaciye kabisa, yagiye gutira ihema kugira ngo akomeze ibikorwa bye. Murumva nta kuntu atakoze kugira ngo atere imbere kabisa. Farumers courage, dukomeze tumubwire agende akomeza gutera imbere. Yatangiye Gents Comedy rero ashoye amafaranga ingana n'ibihumbi 70 bya Minerval. Mubyibuke ko nabibabwiye. Reka nze turebe byinshi kuri ibi bihumbi 70 bya yabishora ate. Farumers rero nyuma yo kuba yatumira inshuti ze, cyangwa se mu gutegura igitaramo cye, byari ibintu bitoroshye cyane. Nyuma yo kuba yakwemerera gukorera mu ihema rero rya Art Rwanda ubuhanzi, Mercy wari ufite ibihumbi 70 yahawe byo kwishyura isomo, abone uko akora ikizamini, yaje kuyashora. Umunsi wa mbere igitaramo cya Gents Comedy kwinjira byari ubuntu, ateganya kuba yabona abarenga 70 bonyine. Nyuma yo gutumira inshuti ze nabo biganaga akababura, Farumers yigiriye inama yuko igitaramo cye cya kabiri yatumiramo Rusine, agahita atangira kwishyuza amafaranga angana n'ibihumbi 5. Uyu munyarwenya ahamya ko igitaramo cye cya mbere cyitabiriwe n'abantu abantu bake cyane, abantu batagera kuri 20, bimuha icyizere cy'uko abikomeje yazagera kure. Ibi bintu biba bikomeye mwabantu mwe, biba bikomeye cyane. Ibitaramo bye byaje gukomeza rero, akajya bikora kabiri mu kwezi. Yahema yatijwe aza kurivanwamo n'imvura, kuko umunsi umwe yaje kugwa. Abari mu gitaramo, abari barimo gutarama cyangwa se bameze neza bishimye, abantu baranyagirwa.
imvura ikimwimura ati Rwanda ubuhanzi Farumesi waratangiye kubona ubushobozi yaje kwimukira ahitwa Mundi Center i Gikondo. Yahamaze n'igihe kabisa kugeza ubwo umujyi wa Kigali waje guhagarika iki kigo ntiyongera kwakira ibitaramo biba ngombwa ko yimuka. Yaje rero gukomeza yimukira Camp Kigali aho yaje kugeza uyu munsi ari gukorera ibitaramo bikomeza kugenda bishimisha abantu kabisa, bikomeje kugenda byerekana ko ibyishimo buriya ni ikintu cy'ingenzi, ni ikintu gikomeye cyane cyane kabisa. Nubwo yanyuze rero mu rugendo rurerure, Farumesi ahamya ko ashimishwa no kuba igitekerezo cye cyaratanze umusaruro, kuko kugeza uyu munsi wa none uretse kuba byitabirwa cyane ariko cyatangiye kuzamura abanyempano bagiye bakomeye. Ni ibintu twanashimira Farumesi kuko iki ni ikintu gikomeye cyane. Mu Rwanda harimo abanyempano benshi ibihumbi n'ibihumbi babasha kugenda kuzamukira kwa Genesis Comedy kabisa. Amashyi menshi cyane tuze kuyamuha, nuza kubyumva nawe bigutera kuzitabira kiriya gitaramo kugira ngo ukomeze kumushyigikira, akomeze gutera imbere ndetse ateze imbere n'impano nyarwanda kabisa. Ibitaramo bye turabibona umunsi ku munsi. Murabizi ko rero mbakunda kandi mbagenera ibyiza buri gihe. Nitwa Iradukunda Junior Kevin, mbana namwe umunsi ku munsi mu kubategurira ibihangano bigiye bitandukanye cyangwa se amakuru agiye atandukanye ari kuvugwa muri entertainment. Keep watching, keep